Ndabashuhuje nshuti bakunzi b'Ibihamya TV, Imana y'amahoro nibaha umugisha aho muri mu mpande zitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu bihugu twegeranye muri Afurika, ku migabane itandukanye, za Aziya, Australia, Canada, Amerika n'ahandi hose. Ndabizi neza ko mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, turabashuhuje kandi turabishimiye kuri uyu mwanya, tubahaye ikaze kuri uyu mwanya. Imana y'amahoro nibahe umugisha, Imana y'amahoro nibarebe neza. Wowe udukurikiranye urwaye, urwaje, utameze neza, ubuzima budahagaze neza, reka tukubwire ngo mu ijuru hari Imana y'inyembabazi, mu ijuru hari Imana ihindura ibintu, mu ijuru hari Imana ikiza, mu ijuru hari Imana ishobora byose. Nshuti bakundwa, turashimira abantu bose bakomeje kubana natwe, abakoze subscribe, abari kugenda baza kubana natwe muri uyu muryango w'Ibihamya TV kuri iki kinyamakuru. Mwese nimuhabwe umugisha. Abakoze subscribe turabashimiye, tubatuye umugisha w'Imana. Nawe utarabikora ugifungura iyi nkuru, iki kiganiro, wakora subscribe ugakanda kuri like kugira ngo ibiganiro dukoze bijye bikugereraho ku gihe, ndetse ukaduha n'inyunganizi yawe aho ngaho muri comment, igitekerezo cyawe ukagishyiramo aho muri comment hasi. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza, ibagure, ibiteho, ibiyereke. Dukomeje bene data, bavandimwe bacu bari muri iki gihe gikomeye, mu bihe bitoroshye, muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Turabakomeje, turavuze ngo Imana y'amahoro ibahe ihumure, Imana y'amahoro ibakomeze, ibagirire neza, imwe itanga ibyiringiro, ibahe ibyiringiro byo mu mutima, ibe hafi yanyu. Nagira ngo mbabwire ngo ntimuri mwenyine, Imana irahari. Icyatumye usigara, icyatumye uriho ukaba ugihumeka, ni uko umugambi w'Imana ukikurimo, umugambi w'Imana ukikuriho. Komera, nturi wenyine, Imana irahari kandi igufitiye umutima w'urukundo. Nshuti, Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubiyereka, Imana ikomeze kubaba hafi uko bukeye n'uko bwije. Turi mu gihe rero nanone kandi nk'abakristo, nk'abizera, turi mu cyumweru twitegura Pasika. Iki gihe twitegura Pasika ku bakristo hari icyo isobanuye, hari icyo ivuze, hari icyo ivuze ku buzima bw'abizera, ku buzima bw'abakiriye Yesu Kristo. Reka rero dusenge, hanyuma nze tuganire ijambo ry'Imana. Akanya gato tuzakomeza tuganira muri kino cyumweru kugeza ku munsi nyirizina wa Pasika. Mana, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka. Ndasenze muri uyu mwanya ngo utangirane natwe, tugirire ubuntu, tugirire neza. Ndasengera umuntu wese udafite ibyiringiro, utameze neza, umuhe ibyiringiro, umuhe ihumure, umuhe amahoro, umukomeze. Imbaraga zawe, icyubahiro cyawe kibe kuri buri muntu wese ubana natwe, ndetse n'abazakurikirana ibiganiro bitandukanye tunyuza aha, bazagira umugisha kubwo ijambo, kubwo inyigisho zinyura hano, ndetse n'ibindi biganiro. Habwa icyubahiro kutangiranye natwe kandi kusozanyije natwe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva, igitabo cyo Kuva 12, niho tugiye gusoma. Kuva 12 umurongo wa mbere. Ndifuza ko tuganira umurongo wa mbere, tuzajya tuvuga kuri iki gice, tuvuge n'ahandi, ariko reka duhere ku murongo wa mbere. Igitabo cyo Kuva, igice cya 12 umurongo wa mbere. Titiri iravuga ngo Uwiteka abwira Mose ibya Pasika. Niko titiri ivuga. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Ku murongo wa gatatu, mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose
ku wa cumi w'ukwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu ya ba se ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Aha naho Imana yabwiraga Mose uko bagomba kugenza ibyo bagomba gukora, imuha plan cyangwa se igishushanyo mbonera cy'ibyo bagomba gukora ubwoko bwa Isirayeli. Ni ukuvuga ngo Imana ivugana na Mose aya magambo urabona ni ku gice cya 12, ariko mu bice bibanza kugera kuri iki gice hari imirimo yakoretseyo, hari ibintu Imana yakoze, hari uburyo Imana yabarwaniriye, hari uburyo Imana yabiyeretse. Ubundi iyo usomye igitabo cyo Kuva ugomba kumva amagambo abiri akomeye. Ijambo rya mbere ni ukuva mu buretwa. Bari bamaze uburetwa, bamaze imyaka 430 mu buretwa kwa Farawo bakora ubucakara. Kuva, ijambo rikuru rigize iki gitabo, igitabo cyo Kuva, bivuze ni ukuva mu byaha. Ijambo rikuru rigize iki gitabo ni ugucungurwa. Donc bacunguwe bava mu buretwa mu maboko ya Farawo wari ubamaranye imyaka 430 bari mu buretwa, bari mu bucakara, bakora imirimo ikomeye, yari imirimo y'ubucakara y'uburetwa bari bamazemo imyaka myinshi. Iyo usomye Bibiliya iravuga ngo umwami wari uzi Yosefu aratanga, Farawo wari uzi Yosefu aratanga, hima umwami utarigeze kumumenya. Bakora uburetwa, barakubitwa, barababara, ngo barataka baraniha. Mu gice cya 2 Imana yumva gutaka no kuniha. Bibiliya iravuga ngo yibuka isezerano yasezeranye Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ngo yitegereza Abisirayeli imenya uko bameze. Ndagira nkubwire wowe unyumva, Imana izi uko umeze, izi ubuzima umazemo igihe, izi ibikugoye, izi ibikubabaje, izi ibikuruhije. Nagira nkubwire ngo ibyawe Imana irabizi, nubwo abantu batabimenya, ariko ibyawe Imana irabizi. Iyo Bibiliya ivuze ngo yibuka isezerano yasezeranye Aburahamu na Isaka na Isirayeli, buriya hari igisobanuro cy'ayo magambo tuba tuvuze. Yivuze Imana ya Aburahamu, Imana isezeranya, Itangiriro 12. Iyo uvuze Imana ya Isaka, Imana isohoza amasezerano. Iyo uvuze Imana ya Isirayeli, Imana ihindura amateka, igahindura n'amazina. Yakobo yahuye n'Imana yitwa Yakobo, agiye gutaha asubira yitwa Isirayeli. Eliya ku musozi Karumeli, yisomye igitabo cy'Abami ba mbere igice cya 18 ku murongo wa 36 waraho yasenze, aravuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Hari icyo bisobanuye, hari icyo bivuze. Kuva mu buretwa, kuva mu bucakara, kuva mu bunyage, kuva ahantu bari bamaze igihe ku musozi w'igisuzuguriro, aho niho Imana yabavanishije imbaraga zikomeye. Haba ibitangaza 10, yabateje ibyago 10 kwa Farawo mu Egiputa kugira ngo baveyo. Nusoma Bibiliya, icyago cya nyuma nicyo cyemeje Farawo. Ibindi yarinangiraga kongera akabafata, ariko iki cyago cya nyuma cya marayika uzanyura mu Egiputa, marayika w'Imana yagomba guca mu Egiputa. Ariko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ugende ubwira Abisirayeli bakore iki kimenyetso, basiga amaraso. Basiga amaraso ku nkomanizo, amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'umuryango. Ariya maraso y'umwana w'intama byari bisobanuye amaraso Yesu Kristo azavira ku musaraba. Umwana w'intama byari bisobanuye Kristo. Zirya mboga barishije wa umutsima usobanura umubiri wa Kristo. Zirya mboga zisharire byari bisobanuye imibabaro ya Yesu. Ibindi nzabivugamo imbere. Pasika icyo ari cyo, igisobanuro cya Pasika. Ariko ndashaka kuvuga iri jambo Imana yabwiye Mose, ikamubwira we na Aroni mukuru we. Havuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura, mu yandi mezi kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Iyo bavuze ifura ni umuntu wavutse mbere, abandi bakagenda bakurikiraho.
ifura uhereye kera kose yagiraga icyo bita ubutware, niyo yahabwaga ubutware, niyo yahabwaga gutegeka. Tuvuge umubyeyi adahari w'umuryango, imfura niyo yabaga iyoboye. Ni ukuvuga ngo imfura rero yabaga ifite agaciro mu muryango, yabaga idasanzwe mu muryango. Ni ukuvuga ngo rero uku kwezi kuzababere ukwezi kw'imfura kwari gufite igisobanuro ku kwezi, yuko ari ukwezi kudasanzwe, ari ukwezi Imana yafashe umwanzuro wo kubavana mu maboko ya Farawo, yafashe umwanzuro wo kubavana mu buretwa, Imana yafashe umwanzuro wo kubavana mu biganza bibi. Ukwezi kuzababera ukwezi kw'imfura cyari igisobanuro cy'uko igihe cyo kuva mu buretwa, igihe cyo kuva mu bucakara, igihe cyo kuva kwa Farawo cyageze. Imana yateguye ukuntu igomba kubavanayo, yateguye ukuntu igomba kubavana mu maboko mabi ya Farawo. Imana ibwira Mose na Aroni arababwira ngo ubwire Abisirayeli uku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura. Ni ukwezi baboneyemo gutabarwa kw'Imana, baboneyemo ineza y'Imana, baboneyemo icyubahiro cy'Imana, baboneyemo gukora k'Uwiteka. Ukwezi kuzababera ukwezi kudasanzwe, kuzababera ukwezi kw'imfura, kuzababera ukwezi mu yandi mezi muzahore mukuzirikana no mu mwaka. Uku kwezi kuzababere mu mwaka kuzaba ari ukwezi gukomeye, kuzaba ari ukwezi kudasanzwe. Kubera iki? Ni ukwezi Abisirayeli Imana yafashe umwanzuro wo kubavana mu maboko ya Farawo, ariko arababwira ati kugira ngo imfura zanyu n'uburiza bwanyu bidapfana n'iby'Abanyegiputa, reka mbahe ikimenyetso. Mufate umwana w'intama mu mubage, kandi buri famiye, buri muryango ufate umwana w'intama bawubage, bawuteke kandi bawurye wose. Hari ku buryo Imana yababwiye bagomba kubikora, ariko ku kurya muzafata amaraso y'uwo mwana w'intama muyasige ku nkomanizo z'umuryango. Nanjye nzohereza marayika anyure mu Egiputa, imfura zose n'uburiza bya Egiputa bizapfa, marayika murimbuza azabirimbura, ariko mwebwe aho abazabikora nta kintu muzaba. Ariko ijambo navuze nshaka gutindaho ni ukwezi kugomba kubabera ukwezi kw'imfura, ukwezi kuko gucungurwa, ukwezi kudasanzwe, ukwezi muzazirikana, ukwezi muzahora mwibuka, ukwezi muzahora mufite ku mutima mu bihe byose nabo mu gihe kizaza. Uku kwezi mu bwoko bwa Isirayeli, uku kwezi ni kuba ukwezi kw'amateka, ni kuba ukwezi kudasanzwe. Hari amezi umuntu aba yarabayemo, amezi y'umubabaro, amezi y'uburetwa, amezi y'igisuzuguriro, amezi yo gukora ubucakara, amezi yo gufatwa n'ibiganza bya Farawo. Ayo mezi akabaho, umuntu akayabamo. Ariko Imana iravuga ngo uku kwezi kuzaba ukwezi kudasanzwe, kuzaba ukwezi kw'imfura mu mezi ndetse no mu mwaka, kuzaba ukwezi kw'imfura kudasanzwe. Kubera iki? Ni ukwezi mberekeyemo imbaraga zanjye, ni ukwezi mberekeyemo gukora kwanjye, ni ukwezi mberekeyemo gutabara kwanjye. Imana ibwira Mose na Aroni ngo uku kwezi kuba ukwezi kw'imfura, kuba ukwezi kudasanzwe, kuba ukwezi muzazirikana. Ni ukuvuga ngo kwari ukwezi ko kuva mu biganza bibi, kwari ukwezi ko kuva mu mubabaro, kwari ukwezi ko kuva mu bwigunge, kwari ukwezi ko kubona ikiganza cy'Imana, kwari ukwezi ko kubona amaboko y'Imana, kwari ukwezi ko kuva kwa Farawo mu Egiputa bagataha iwabo i Kanani, kwari ukwezi ko kuva mu buzima butagira agaciro bakinjira mu buzima bahawe agaciro n'Imana ya Isirayeli, kwari ukwezi ko kuva mu buzima bw'urutoto. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli babayeho badafite ibyiringiro byo kubaho, badafite ibyiringiro byo kuzabona Kanani. Imana yari yaravuze Kanani nka gakondo, yari yaravuze Kanani nk'igihugu, ariko Abisirayeli ngo bahura n'umuretwa, bahura n'imibabaro. Imana ibwira Mose irababwira ngo igihe cyo gucungurwa, igihe cyo kuva mu Egiputa, igihe cyo kuva mu buretwa, igihe cyo kuva kwa Farawo ni iki ngiki. Ariko tanga iri tangazo ubwira Abisirayeli ngo uku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura, kuzababera ukwezi kudasanzwe, kuzababera ukwezi muzahora muzirikana, muzahora mwibuka. Uku kwezi ntikuzigere kuva mu buzima bwanyu, kubera ko ni igihe nkoresheje imbaraga zikomeye mbavana mu maboko ya Farawo, mbavana mu biganza bya Farawo. Farawo yabafashe igihe kirekire, ariko igihe kirageze kugira ngo mbavane mu buretwa, mbavane mu bucakara, mbavane mu ngoyi, mbavane mu maboko mabi yabafashe. Imana ibwira Mose ngo uku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura,
kw'imfura, kuzababera ukwezi kudasanzwe, kuzababera ukwezi muzahora muzirikana, muzahora mwibuka, muzibuke yuko nabakurishije imbaraga zikomeye mu biganza bya Farawo, nabakurishije imbaraga zikomeye mu maboko ya Farawo, nabakurishije imbaraga zikomeye mu maboko mabi yarabamaranye imyaka n'imyaka. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ukwezi kuzaba ukwezi kw'imfura mu yandi mezi, kuzaba ukwezi kudasanzwe mu mwaka, muzahore mwibuka, muzahore muzirikana, muzahore muzirikana imbaraga nakoresheje kugira ngo Farawo abarekure, kugira ngo muve mu Egiputa, muve mu bucakara. Uku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura, kuzababera ukwezi kudasanzwe, kwari ukwezi ko kuva mu biganza by'umwanzi, kwari ukwezi ko kuva mu Egiputa berekera i Kanani, kwari ukwezi ko kubona amaboko y'Imana abarwanirira, kwari ukwezi ko kuva mu buzima bwo kubumba amatafari, bwo kubaka amazu yo mu Egiputa, kwari ukwezi Imana yari ifashe umwanzuro wo kubavana mu maboko mabi yari abamaranye igihe. Nagira ngo mbabwire ngo hari igihe umuntu abamo, umwanditsi umubwiriza yanditse igitabo gatatu, aravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo, buri kintu cyose ngo Imana yakigeneye igihe cyacyo. Abisirayeli babaye mu gihe cy'umubabaro, babaye mu gihe cy'amarira, babaye mu gihe cyo gukora ubucakara, babaye mu gihe cy'uburetwa, ariko Imana ibagenera ukwezi, ukwezi bagomba kuboneramo imbaraga z'Imana, bagomba kuboneramo ineza y'Imana, bagomba gucungurirwamo, bakabona icyubahiro cy'Imana no gukora k'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nagira ngo mbabwire mu mezi wabayemo n'igihe wabayemo gikomeye, hariho igihe Imana ifata umwanzuro ikavuga ngo uyu mwana wanjye nkwiriye kumucungura, nkamuvana mu bucakara, nkamuvana mu buretwa, nkamuvana ku ngoyi y'umwanzi. Imana itegura ukuntu igomba kubavanayo, ibwira Mose ngo muzasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Umuririmbyi w'120 yavuze ngo Uwiteka iyo ambonyeho amaraso ntacire urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse, anyita ukiranutse, yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira. Ariya maraso rero y'umwana w'intama yari asobanuye amaraso Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ni ukuvuga ngo Imana ibwira Mose ngo bibabere uku kwezi kubabera ukwezi kw'imfura, uku kwezi kubabera ukwezi kudasanzwe. Nshuti yanjye, ushobora kuba umaze igihe mu gihe kigukomeye, ushobora kuba umaze igihe mu gihe cy'uburetwa, mu gihe cy'umubabaro, mu gihe cy'intimba, mu gihe cy'agahinda, ariko ndagutangariza ngo igihe kirageze kugira ngo amaboko y'Imana akore ibidasanzwe ku buzima bwawe, akore iby'imbaraga, ngo wakire ukwezi kudasanzwe, ukwezi ko gucungurwa, ukwezi k'umugisha, ukwezi ko kubona Imana, ukwezi ko kubona ineza y'Imana, ukwezi ko kurwanirirwa n'Imana ya Isirayeli, Imana nyiribihe, Imana nyamana, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose. Yabwiye Mose umugaragu wayo, aramubwira ngo uku kwezi ubibwira Abisirayeli, babyandike, babishyire mu bitabo, babishyire mu mahame yabo, buri gihe bajye bibuka, buri uku kwezi bajye bibuka iby'imbaraga nakoze, ko nakoze ibidasanzwe, ko nakoze iby'imbaraga, ko nabavanye mu maboko ya Farawo nkabavana mu Egiputa. Imana ishimwe ko uku kwezi Imana igiye kukuvana ku ngoyi umwanzi yari yagushyizeho. Imana igiye kohereza imbaraga zikuvana mu buretwa, mu bucakara. Imana igiye kukuvana mu maboko mabi yarakumaranye igihe. Niyo mpamvu Imana yategetse Mose, iramubwira ngo uku kwezi kuzababera ukwezi kudasanzwe, ukwezi kw'imbaraga, ukwezi ko kuboneramo Imana, ukwezi ko kuboneramo imbaraga z'Imana, ukwezi ko kuboneramo icyubahiro cy'Imana. Aha rero Imana iravuga ngo uku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura, kuzababere ukwezi ko gucungurwa, kuzababera ukwezi kudasanzwe, kuzababera ukwezi kw'imbaraga, kuzababera ukwezi muzahora muzirikana yuko nabakuye mu buretwa, nabarwaniriye, nishe imfura n'uburiza byo mu Egiputa, ariko mwebwe nkaba imfura zanyu n'uburiza bwanyu bikabaho. Aho rero niho Imana yabwiye Mose ngo kuzababera ukwezi kw'imfura, kuzababere mu mwaka, kuzaba ukwezi kudasanzwe kw'imfura. Niyo mpamvu nshuti yanjye nkubwira ngo ukomere. Uku kwezi umwanzi ashobora kuba yarakubabarijemo, ariko Imana ifite imbaraga zo kukunezerezamo. Umwanzi ashobora kuba yaragukomerekeje muri uku kwezi, ariko Imana ifite imbaraga zo kukomorera muri uku kwezi, ikaguha ibyiringiro, ikaguha imbaraga, ikaguha
indirimbo sha mu buzima bwawe. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibiyereke, Imana ibarwanirire, Imana ibahe ihumure, kandi uku kwezi muboneremo ineza y'Imana, ikiganza cy'Imana kibe hafi yanyu mu izina rya Yesu. Tuzakomeza tuganira kuri izi nyigisho za Pasika. Mugire umugisha, mukomeze mubane n'Imana, mukomeze muhirwe, mukomeze mubone Imana mu buryo budasanzwe. Icyubahiro cy'Imana kibagote uko bukeye n'uko bwije. Ndabaturaho ikiganza cy'Imana, amahoro y'Imana, ibyiringiro Imana itanga bibe muri mwe, bibe kuri mwe. Asante sana, Imana ibagirire neza, murakoze.